Bakunze ikiganiro Sangisa kurura amahoro, tugeze muri amwe mu kugana ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turakomezanya na Pastor David Rutsinduka ku bijyanye n'umwuka wera, ariko mbere y'uko aza ngo adusengere dutangira, ndagira ngo mbanze ngaruke ku byiza bya kubatizwa mu mwuka wera, cyane cyane ku byiza byo kuvuga mu ndimi, kuko niho abantu benshi batabyumva kimwe. Natanze ubuhamya bwanjye ubushize, ariko ndagira ngo noneho mbigaruke rwose nubwo aza kubivuga birambuye. Nababwira ko natwe umwuka wera tariki ya 5 z'ukwa karindwi 1996. Ntabwo byo kuvuga mu ndimi rwose numvaga ari byo ndambirijeho, reka dance sinanabyemeraga cyane, abanyekongo bashobora ko ari byo bigira, ariko nashaka imbaraga y'umwuka wera, nshaka kuvuga ubutumwa nivuye inyuma, nshaka kwitanga, nshaka mbese nk'ibyo nabonaga abantu batuye umwuka wera. Naye jyenyine rero narivuze zose mbigarukaho. Ikintu cya mbere, ibyiza bya mwuka wera navuga nuko ijambo ry'Imana muri Abaefesi igice cya 13 hatubwira ko umwuka wera ni kashe, ni nka kashe Imana ishyira ku muntu. Nk'uko umuntu yaza akavuga ati ibi bitabo, dore ibitabo reka biragurishwa, ariko ibi byanjye reka mbishyire iruhande, nshyiraho kashe, ningaruka igihe cyose nzagarukira muzamenye ko ari ibyanjye. Ni nayo mpamvu iteka iyo umuntu babaje arigiye bamwitera bose, ni bandi bazajya mu ijuru, numva bitashyira hejuru rwose ntashidikanya, nkazamura akaboko kanjye cyane, kuko nzi ko mfite kashe ya mwuka wera. Imana yanshyizeho kashe, ndi uwayo, nta gushidikanya mfite na bukeya. Reka dusome mu rwandiko Paul yandikiye Abaefeso igice cya mbere, ndasoma ku murongo wa 13 agace kahera. Haravuga ngo, kandi umaze kwizera niwe washyizeho ikimenyetso aricyo mwuka wera wasezeranijwe. Mu Gifaransa bashyizeho vous avez été scellé, no mu Cyongereza murabona uko byanditse. Nuko rero nyine twashyizeho kashe. Ibyo rero bituma ugenda muri iyi si turimo utekanye, uzi kuri w'Imana ko nta kintu cyaza rwose ngo kiguhungabanye, kuko Imana yaragushyizeho kashe yayo. Ibyo rero bitanga amahoro. Ni hahandi Paulo yandikiye ari muri gereza, n'u Rwanda kwanditse muri gereza, yandikira Abafilipi igice cya 4 ati, ibyo mukeneye byose mubibwira Imana mugiye mushima, nuko amahoro ahebuje rwose. Ayo umuntu yavuga, ayo mahoro ahebuje rwose ni yayandi umuntu watuye umwuka wera agira, uko byamera kose. Ntuhungabane, ntutinye, ntujajanganye, ntuhungabane, kuko ya mahoro aba hari kubera ko uba wumva Imana yagushyizeho kashe ya mwuka wera. Ikindi kintu navuga nuko hari igihe tutamenya uko dusenga. Reka ntange nk'urugero. Tuvuge nk'ubu murumuna wanjye ntabwo aba mu Rwanda, aba hanze. Yenda ndamusengera, ko ndamusengera, ngomba gusengera abantu b'umuryango wanjye, kuko nsengera n'abandi, ariko by'umwihariko ndabasengera. Sinzi niba uwo munsi arwaye, sinzi niba afite ikintu cyamubangamiye ku kazi. Noneho ninsenga mu ndimi, ubwo turimo kuvuga ibyiza byo gusenga mu ndimi cyangwa kwakira umwuka wera. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Baroma, ni Paulo wandikiye Abanyaroma, bavuze mu Banyaroma igice cya 8:26. Reka masome Abanyaroma igice cya 6, igice cya 8:26, avuga ko tutazi ko tugomba gusenga. Ni havuga ngo, uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi ko dukwiriye gusenga. Ntabwo tuzi ko dukwiye gusenga. Sinzi uriya muntu niba ameze gute, sinzi niba arwaye cyangwa ari muzima, sinzi ibyo akeneye, ariko ninsenga mu ndimi, ubwonko bwanjye ntabwo butekereza, ndamvuga iby'umwuka wera ampa kuvuga. Icyo gihe rero umwuka ngo ni uzi, kuko tutazi ko dukwiye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminho itavugwa. Amina. 27, kandi rondora imitima izi ibyo umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Ejo hari umuntu twavuganye kuri telefone, ambwira ko kuri iki kiganiro cy'ubushize ntango ubuhamya bwanjye, ahita avuga ati n'ibindi rwose atiteza akavuyo, ati Satani abikoreramo. Ndavuga na muri Yesu Satani ayikoreramo. None se niba Yesu Satani ayikoreramo, reka mwibuke ko yabwiye na Yesu ati, byanditswe ngo Satani akorera mu icyo cyose, na Bibiliya ayikoreramo. None se twambwiye Bibiliya ngo ko Satani ayikoreramo? Oya. Niyo mpamvu rero Yesu Satani ashobora, nzi kese donc ndibuka nkiri Kinshasa, hari umuhungu twahoze dusenga nanjye aratana arayoba, ariko avugaga mu ndimi cyane ko ari bidayimoni bimvugisha bigiye bibaho. Ikintu ubwo ngira ngo ngarukeho hano, twabonye ko Pastor David yakomeje kwigarukaho, iyo uvuga mu ndimi zitumvikana ni wowe n'Imana.
ntabwo ari byiza rero kugenda mu bantu ngo utangiye kuvuga mu ndimi gutya, no. Keretse umwuka warakuyoboye hakaba hari umuntu uri gusobanura, ariko mu by'ukuri nkanjye ntabwo wakumva ngo ndi mu gusenga ngo ntangiye kuvuga, no, kuko ntabwo bintegekana, nkora n'umwuka w'Imana. Nzi ko ari hagati yanjye n'Imana, ndi mu cyumba cyanjye, ariko rero ntabwo navuga ngo oya, niba abantu bagenda ukavuga ugatangira kuvuga ngo wavuze mu ndimi mu bantu, ntabwo ibyo bivuga, ni hagati yawe n'Imana, kanagira ko nagira ngo havuge hagati yawe n'Imana. Rero rwose biremewe, kuko ariko wijya kuvanga ngo uvuge ngo rero ngo ndi mu bantu reka mvuge mu ndimi nsakuze cyane, no, ntabwo. Icyo kintu rero reka rwose tukirinde, tumenye ngo ni hagati yawe n'Imana mu cyumba cyawe, nta kindi. Abanyamasengesho rero birabafasha cyane, kuko umwuka wera akuyobora uko ukwiye gusenga utazi n'iki byose. Reka ntabwo urundi rugero rufatika, mba mu itsinda ry'abanyamasengesho guhera 48 mu gatabo nanditse narivuze, nibwo nagiye mu mahugurwa ya mbere. Guhera icyo gihe navuga ko ndi umunyamasengesho, ndi umwinginzi. Ubwo rero mara umwanya munini nsenga. Hari itsinda rero mbamo dusengera igihugu, tuba ku izamu, navuga ngo tuba ku izamu hagati, nkanjye mba ku izamu guhera saa 11 za mu gitondo kugera saa 12 za mu gitondo, mba ndi ku izamu nsengera igihugu n'itorero. Mu by'ukuri niba ntasengaga mu ndimi, sinzi ukuntu namara isaha yose nsengera igihugu n'itorero, amagambo yashira. Nabwo Imana yobora abayobozi b'igihugu, ibintu nk'ibyo byagira bigashira. Ariko noneho kubera ko umwuka wera amfasha, bituma nsenga umwanya munini cyane, ushobora kumara isaha yose nsenga. Ababizi barabizi, ariko gusenga mu ndimi, hari n'abantu bagiye bambaza bati se ibyo bintu biza gushatse washaka ukabihagarika n'ibintu ki? Imana ntakora nka Satani. Pastor David yabisobanuye gushize, ntabwo turi robo, ntabwo turi za robo, kugira ngo umwuka w'Imana n'umwuka wacu, mvugira igihe nshakiye nkahagarika igihe nshakiye, niko bimeze rwose. Ni nko wafungura robine, nshatse mfungura robine amazi akaba yakwirwa ameneka umunsi wose ariko nshaka nkayifunga. Kuvuga mu ndimi nabyo rero iyo si theology, ndivugira ibintu nzi, ndivugira experience yanjye. Nuko nshatse nahera mu gitondo nkagize nimugoroba mvuga non stop, ntahagaze, ntazi ibyo mvuga, ariko nzi ko numva ni muri presence y'Imana, nicyo cyiza cyane. Hano rero nyine reka nongere rwose mpasome, nta neza cyane. Uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira animini itavugwa, kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Twe gusenga nk'uko Imana ishaka, ariko ushobora gusenga ntazi ibyo kanaka akeneye mu by'ukuri, ariko umwuka wera aramfasha, nkamara noneho ikiza, nkamara n'umwanya munini, navuga nka n'amasaha 10 n'amasaha 8 n'amasaha. Niyo mpamvu umunyamasengesho, ababona umunyamasengesho adafite impano yo kuvuga mu ndimi byamugora rwose. Icyo tucyumve kimwe. Ikindi kiza cyo kwatswa umwuka wera ukavuga no mu ndimi, nuko umwuka arakuyobora, Reka tusome Abaro 8:14. Ayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ntabwo niyobora. Abasomye agatabo nanditse babonye ukuntu rimwe Imana yambisaba gukora ibintu nanjye ntumva, ntasobanukirwa ngo ngiye gutuma n'umuntu hagire umuntu ubyumva, n'uwari ibintu urimo Imana yanyoboyemo, abantu nta muntu ubyumva. Yenda igihe nikigira nzatanga ubuhamya, none ibintu bikomeye Imana irimo kunkora, ntabwo Imana irimo kunyoboramo, nta logique irimo, nanjye simbyumva. Ariko Imana yakubwiye ikintu ukasobanukirwa neza ko ariyo, wumva ubifitemo amahoro. Nicyo kimenyetso numva David yarayabisomye. Ikimenyetso cy'uko umwuka akuyobora mu kintu runaka, mu cyemezo ufata, n'ubwo wumva logique cyangwa mu bijyanye n'inyurabwenge ntabwo atari byo. Icyawe nuko kitanyanye n'ijambo ry'Imana. Ikindi nuko kiguhaye amahoro, kumva amahoro arahari mu mutima, kuko umwana w'Imana waciye umwuka warahorana amahoro ko byamera kose, nubwo yaba yapfushije, ariko ushobora kuba ufite amahoro y'umutima iyo nta ruhare wagize muri icyo kintu. Hano rero haravuga nyine ngo ayoborwa n'umwuka w'Imana bose ni abana b'Imana. Icyo navuga ndangiza nuko kuyoborwa n'Imana mu byemezo dufata buri munsi, buri munsi dufata icyemezo, buri kanya dufata ibyemezo, ariko ukumva ko arakuyobora, afite ukuntu akuyobora, ukumva ijwi ryayo, ijwi ry'Imana, ukumva
aho ugiye ibyo urimo ibiki byose ibyo rero ni ibintu by'agaciro cyane utasuzugura. Reka ndekeraho ku bindi Pastor David arabisobanura, ariko nagira ngo nanjye mbaho ubuhamya bwanjye nk'umuntu wabonye wabinyuzemo, nk'umuntu birimo ibyiza rwose byo kubatswe mu mwuka kandi ukavuga mu ndimi, kuko ngira ngo ijambo ry'Imana risobanuye ntabwo nabitindaho cyane. Reka noneho twakire Pastor David Rutsinduka adusengere dutangira. Okay, again, good morning, good afternoon, or good evening, whatever time or whatever you are. Mwaramutseho, mwiriwe, bitewe n'ahantu uri n'igihe n'isaha uriho. It's always a pleasure to be able to come and be able to share the word of God with you. Iteka n'umunezero kuza nkaganira ijambo ry'Imana namwe. But let's pray so we can invite the presence of God, because we can do nothing without him. Reka dusenge dusaba Imana bwa natwe ko ntacyo twakora tutari kumwe. Let's pray. Reka dusenge. Father, we're so grateful for this day. Papa, rero tugushimiye umunsi mwiza waduhaye. We thank you for the breath of life. Tugushimiye rero umutsima bugingo. We thank you for health. Tugushimiye ubuzima bwiza. We have so many reasons for which to be grateful. Hari impamvu nyinshi zatuma tugushima. As the psalmist says, you forgive all our iniquities. Nk'uko zabivuga ubabura ibyaha byacu byose. You heal all our diseases. Ukiza indwara zacu zose. You redeem our lives from destruction. Ukiza ubugingo bwacu mu kurimbuka. Thank you. We are forever grateful, Jesus. Papa, Yesu turagushimiye buri gihe cyose. For what you've done for us at the cross. Kubyo wadukoreye ku musaraba. We welcome your presence in this time. Turakwakira muri uyu mwanya. Speak through us, Lord, we pray. Tunyuremo uvugisha abana bawe. Speak to your people. Vugisha abana bawe. Touch their heart. Kora ku mitima yabo. Do what only you can do. Kora ibyo ushobora gukora rwose. We give you praise, honor and glory. Turaguhimbaza tugushyize hejuru. In Jesus' name we pray. Mu izina rya Yesu. Amen. 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 Well, we're talking about the baptism of the Holy Spirit. Twavuga rero ku mubatizo w'Umwuka Wera. And we have seen previously how important it is. Twabonye mbere ko ari ibintu by'agaciro cyane. And we started by explaining what is the baptism of the Holy Spirit. Twatangiye dusobanura mu mubatizo w'Umwuka Wera niki. And we saw that the baptism of the Holy Spirit, it's the infilling of the Holy Spirit. Twabonye rero ko umubatizo w'Umwuka Wera n'ukuzuzwa Umwuka Wera nyine. It's when the presence of the Holy Spirit fills us. N'igihe Umwuka Wera zakatwuzura rwose. To the overflow. Bikasendera rwose akadusendera. And yesterday we saw that as we read through the scriptures. Rero twabonye tubinyuze mu magambo ya Bibiliya twasomye. Not only are gifts of the Spirit being manifested when we are overflowing. Ntabwo twabonye gusa ko impano za Mwuka Wera zitwuzuraho. But we have seen in particular people speaking in other tongues. Ariko twabonye by'umwihariko abantu bavuga mu zindi ndimi. And this is what I want to talk about right now. Nibyo ngira ngo tuge muri aka kanya. Because I know there's a lot of controversies about the speaking or praying in tongues. Kuko nzi ko hari ibintu abantu babona mu buryo bunyuranye kuvuga cyangwa gusenga mu ndimi. First of all, I want to emphasize that there's a difference between praying in tongues and speaking in tongues. Ndagira mbanza babwire ko gusenga mu ndimi no kuva mu ndimi binyuranye hari aho binyuranye. When you read in 1 Corinthians chapter 12, iyo usomye mu Bakorinto ba mbere igice cya 12, the Bible tells us about the gifts of the Holy Spirit. Bibiri tubwira impano za Mwuka Wera. And among the 9 gifts of the Holy Spirit, mu mpano 9 za Mwuka Wera, they group them in 3 categories. Bazishyira mu matsinda 3. The first category is what we can call the gifts of power. Impano 3 twazita impano z'ububasha, which is the gift of faith, impano yo kwizera, the gift of miracles, impano y'ibitangaza, and gift of healings. N'impano yo gukiza. The second category is the gifts of revelation. Impano rero itsinda rya kabiri ni navuga ko ari itsinda ryo guhishurirwa. These are gifts that reveal things that are hidden. Ni impano rero yerekana ibintu bihishwe. So we have the word of wisdom, hari ijambo ry'ubwenge, the word of knowledge, impano yo kumenya, and the discernment of spirits. No kumenya gusobanura indimi cyangwa gutandukanya indimi kusobanura gusobanura imyuka. So this is not our subject, so I won't go in details explaining everything because that will be another topic. Aho rero zaba ari ikindi kizo cyihariye sibyo ntinda ahubwo turinda kugikurikira. And the third category, indi rero itsinda rya gatatu, is the gift that speak. ni impano yo kuvuga. This is where we find that special gift, the gift of tongues. Naho handi hari impano yo kuvuga mu ndimi, gift of interpreting tongues, hari impano yo gusobanurira indimi, and then there's a gift of prophecy.
hariho n'impano yo guhanura. So this is where you find the gift of tongues. Naho niho hubona impano yo kuvuga mu ndimi. People who have that gift that manifests through them, baba bafite iya mpano yo kuvuga indimi bafite nyine banyuramo, they can speak in an unknown tongue, banyura muri batazi, but they can also speak in a tongue that is known that they never learned before. ariko ashobora no kuvuga ururimi batigeze biga ariko ruriho ariko batigeze biga mbere. This gift was manifested on the day of Pentecost. Iyo mpano rero yagaragaye mu munsi wa Pentecost, because the Bible says people who came from every part of the world who were in Jerusalem, mbere yavuga ngo abantu baravuye hirya no hino bageze Yerusalemu, they heard the disciples speaking in the tongues, bumvise intumwa zivuga mu ndimi zabo, and they knew that these people were from Jerusalem. There's no way they could have learned that tongue or that language. bari bazi ko izo ntumwa zitageze zigiye ngo zizige indimi zaho baturukaga. So that the gift of tongues, ni impano y'ururimi rero. you have people it manifests in various ways. bigaragara mu buryo bunyuranye. Someone can stand up who has never been in China and can start speaking in Chinese. Hari umuntu ushaka guhagarara atarigeze aba muri Bushinwa na rimwe agategeka ku Gishinwa. And a Chinese person in the room will understand seeing the person speaking in his mother tongue. Umushinwa uraho muri rugitana kwa yakumva neza avuga Igishinwa nk'ikiwabo. It has happened over and over. Ibyo bijya bibaho rwose. But we are talking about praying in tongues. Ariko tugiye kuvuga gusenga mu ndimi. And we're going to start back with the scripture that we mentioned last time. Reka rero tugaruke ku isomo twabonye 1 Corinthians chapter 14, abakorinto ba mbere igice cya 14 verse 2 to 5. umurongo wa kabiri kugera kwa 1 Corinthians chapter 14, abakorinto ba mbere igice cya verse 2 to 5. abakorinto ba mbere igice cya 14. So here we are talking about praying in tongues, hano turavuga mu byo kuvuga mu ndimi, which is given to every believer. ibyo bihabwa buri mwizera wese. And we want to talk about the importance of that if I can call it gift as well. Reka rero tuvuge agaciro cyangwa kamaro k'iyo mpano kuva mu ndimi. So let's read from verse 2 to verse 5. Reka rero dusome ku muhera ku And murongo wa kabiri we're kwa going to go gatanu. slowly. Turagenda gahoro gahoro. Reka nsome. Uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abwira keretse Imana, kuko ari nta wumva ahubwo mu mwuka avuga amayoberane. We can stop right there. Reka twe duhagaze aho The ngaho. Bible says the one who speaks or prays in tongues. Biravuga ngo wa undi uhimbaza mu rurimi. Remember, this is not the gift we mentioned among the nine gifts. Mwibuke ko ntabwo hano tuvuga muri za mpano 9. This is personal between you and God. Hano turavuga ni hagati yawe n'Imana yawe. Because the Bible says he doesn't speak to any man, he speaks to God. Biravuga ngo ntabwo abwira nta muntu n'umwe arimo kubwira abwira Imana. And he is speaking mysteries. Kandi aravuga amayoberane. And let's continue to read verse 3. Reka no somo wa gatatu. Ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. So you see, now they're talking about the gift of prophecy. Hano aravuga impano yo guhanura. And we mentioned that. You find that in 1 Corinthians chapter 12. Hariho twabibonye ko bayivuzeho mu bakorinto ba mbere igice cya 12. Those gifts in 1 Corinthians chapter 12 are not for us individually. Ntabwo ziri impano ziri mu bakorinto ba mbere igice cya 12 ntabwo ari zacu ku giti cyacu. Those gifts are given to believers by the Holy Spirit for the edification of others. Zira mpano rero umwuka rero Imana zitanga kugira ngo dushobore gufasha abandi. Yes, to be a blessing to others. Tube umugisha ku bandi. So that God can flow through us and touch others. Imana ikatunyuramo ikanyura ikagera ku bandi. But praying in tongues is not for others, it's for you. It's between you and God. Gusenga mu ndimi zitamenyekana ni hagati yawe n'Imana yawe. Let's continue verse 4. Reka rero dusome umurongo wa 4. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura, ariko uhanura yungura itorero. So you see, the one who prays in tongues edifies himself. Hano ngo uvuga ururimi rutamenyekana niwe wiyungura. And this word edify, hano kwiyungura, translated from the Greek, kiva mu Rugeriki, is similar to the word charging, like you charge a battery. Bishatse mbese nk'uwageranya kuri usharge battery cyangwa telefone ukayicomeka mbese ikagira. In other words, it's like saying that he who prays in tongues is charging himself. Hano aravuga ngo uvuga mu ndimi ni nkaho arimo kwisharira, arimo kwikigengera mu muriro
kwisharja nyine nka gusharja telefone. Yes, so it's just like she gave the example, you charge your phone every day Nka gusharja telefone ukayishyira ku muriro buri munsi because you want it to be used the kugira following day. uyikoreshe nyine umunsi ukurikiyeho. So you put it all night under the plug so it charges. Uragenda ukayicomeka ugomba gucomeka nyine kugira ngo umuriro ujyemo. Because when it's without power, there's no way you can use your battery. So the Bible says, he who prays in tongues edifies himself. So verse 5, let's continue. Nakunda ko mwese muvuga izindi ndimi ariko birutaho ko muhanura. Uhanura ruta uvuga izindi ndimi keretse azisobanuye kugira ngo itorero ryunguke. So you see, the Apostle Paul is giving an advice here. He said, I wish that all of you will pray in tongues or speak in tongues. Because remember, speaking in tongues edifies you. But remember also, as believers, we don't live for ourselves. We are here on earth to be a blessing for others. And because of that, he said, I rather have you prophesy, because when you prophesy, you edify the others. But remember, you have to be full of the Spirit for you to be able to be used by the Spirit of God. So you have to edify yourself so that those gifts can flow through you and you can be a blessing to others. I want us to read the scripture in Jude chapter 1. Yes, there's only one chapter. Yes. Jude chapter 1 verse 20. Which verse? Verse 20. Ariko mwebweho bakundwa mwiyubake kubyo kwizera byera cyane musengere mu mwuka wera. Amen. Amen. It's saying in this scripture that as for you, beloved, I want you to build yourself up. Praying in the Holy Spirit. And we know that when we pray in the Holy Spirit, it's praying in tongues. When you read in 1 Corinthians chapter 14, that's where you see it. And we can read that 1 Corinthians chapter 14. Let's read 14 and 15. But I want you to remember what we are saying that praying in tongues is building yourself, edifying yourself. So verse 14 and 15. You can when you have your own time, read the whole chapter. It's just that we don't have time, but on your own time, if you want to know more, I will encourage you, go through those scriptures, read that so that you don't think it's coming from me. Read that for yourself. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana umwuka wanjye urasenga ariko ubwo bwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi. 15 Nuko noneho ngire nte nzajya nsengera umwuka wanjye ariko kandi nzajya nsengera n'ubwenge nzarimbisha umwuka wanjye ariko kandi nzarimbisha n'ubwenge. So the Apostle Paul is saying there's a reality here. There's a fact that when you pray in tongues, your understanding doesn't know what you're saying. Paulo arasona neza ko iyo usenga mu rurimi mu ndimi ntabwo nawe uzi ibyo uvuga. So you don't understand what you are saying. Ntabwo uzi ibyo uvuga. But you trust that by the Spirit of God you are praying according to the will of God. Ariko wizera Imana ko ibyo urimo kuvuga bijyanye n'ubushake bw'Imana. So that's why he's saying build yourself up praying by the Holy Spirit. So praying in the Holy Spirit is that prayer where you pray in tongues, where you don't understand with your brain, but you trust that the Holy Spirit is praying through you. One other scripture that I want us to read is in Romans chapter 8 verse 26 and 27.
Remember, we are talking about the importance of praying in tongues. mwibuke ko turimo kureba impamvu cyangwa agaciro ko kuvuga mu ndimi Because zitamenyekana I know this subject is controversial. kuko nzi neza ko iki kintu kuvuga mu rurimi abantu batacyumva kimwe. Many people have reached the point of saying, no, I don't want to hear about that. I don't want these things of praying in tongues. hari abantu bavuga bati reka tugeze sinshaka no kubyumva sinshaka no kubyumva rwose. But let me tell you, the benefit of praying in tongues is priceless. ariko reka mbabwire ngo agaciro ko kuvuga mu ndimi ni kanini cyane ntabwo It will turn your life around. bizahindura ubuzima bwawe Because like we said, it builds yourself in your faith. kubera ko birakubaka wowe nyine. It builds you from within. biguhinduramo ndani guhera ndani rwose. So let's read Romans chapter 8, reka dusome abari mu gice cya verse 8 26 and 27. 26 na 27. uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi ko dukwiriye gusenga ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. 27. kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza ko umwuka asabira bera nk'uko Imana ishaka. So you understand, first of all, it's a great privilege for us to have the Holy Spirit in us. In the Old Testament, the Holy Spirit was coming on people. And it was only 3 categories of people: the king, the priest, and the prophet. All the others had to depend on others to receive from God. But in the New Testament, because of what Jesus did at the cross for us, He made us able to become the dwelling of the Holy Spirit. Remember, we read that in 1 Corinthians chapter 3, 1 Corinthians chapter 6. Chapter 3 and then chapter 6. It says, don't you know that you are the temple of God, the temple of the Holy Spirit? That the Spirit of God dwells within you. And so now imagine God is within you. So how can you not benefit from the privilege of having God within you? Because the Holy Spirit knows everything. He is equal to the Father and the Son. So he is omniscient and is omnipotent. So nothing is impossible to him. He knows the end from the beginning. He knows everything concerning your life. He knows everything concerning your future. He knows the best choices for your life. In your family, at work, whatever you can mention, the Holy Spirit knows it the best way. So the Apostle Paul says here in Romans, likewise in our weakness, the Holy Spirit knows how to help us. Because our brain is too small, He cannot explain everything to us. But He uses our spirit. He uses our spirit to pray according to the perfect will of God. Umwuka wera akoresha umwuka wacu. To allow us to pray according to the will of God. Because remember, God doesn't force His will in our life. Because God doesn't want to make us like machines. He doesn't want us to just be like robots who wake up, we start moving like machines. So the Holy Spirit wants to work with us. Since He knows what we don't know, He knows beyond our brain, our understanding. Remember, for example, the information you cannot explain to a 2-year-old.
ntari ibintu utayisobanura umwana w'imyaka 2. Even if you want to explain to them that today we're going to go to the bank, we're going to take, the 2-year-old will not understand all that. Because we have to go get money, and then we have to put gas in the car, and then we can go to the shop and I can buy you candy. A 2-year-old will not understand. The brain is too undeveloped to understand that. So you can imagine the Holy Spirit is God. He knows everything. He knows what our brain cannot understand. If he tells you go right, you might think, no, right, there's no hope. I need to go left. You know yourself, there are things today you look back and you say, oh, thank you, God, because you didn't allow me to go there. Because he knows many things. So the Bible says in Romans chapter 8 verse 26 and 27, this is how he works with us. When we are praying and we are praying in tongues, we pray according to the will of God. And the Holy Spirit uses that to make groanings, intercession, to help us in our weaknesses, so that we can know how to change things, so that the Holy Spirit can move and bring the solution. Because remember, he's working with us. He's not making us like machines. So one of the way he works with us is by helping us as we intercede and pray according to the perfect will of God. So this is one of the benefits of praying in tongues. You know, many people think that the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 14 was preventing people to speak in tongues. Because the Apostle Paul says, no, in public, why do you have to pray in tongues? Because it's not helping others. Because remember, we said when you pray in tongues, it's for you. It's between you and God. But you don't have to throw it away, because we are seeing here the benefit of praying in tongues. Because it helps you work with the Holy Spirit. It builds you spiritually, just like a phone that is charged. When the phone is fully charged, it can do all its functions correctly. But when the battery is about to die, sometimes communication does not work well, and there are things you cannot do. Sometimes it will tell you cannot record. Take a video. You cannot take a video because your battery is low. Or sometimes when you are talking on the phone, you can't hear the person properly because the battery is low. Same thing when we are empty spiritually. It is hard for us to receive what God has for us. That is why we charge ourselves when we pray in the Spirit. We build ourselves up. So I'm coming back again, I say many people think that the Apostle Paul was against that. No, he was just trying to put order. But read what he said himself in 1 Corinthians chapter 14 verse 18. 1 Corinthians chapter 14 verse 18. So he says here, I thank God that I pray in tongues more than you all. How could he be so confident to say that?
kuki yavugaga abyemeza rwose abivuga ibyo ngibyo? I'm sure that the Apostle Paul was praying in tongues continuously. Ndibwira ko yavugaga mu ndimi buri kanya kose. He was waking up in the morning praying in tongues. Yabyuka kare mu gitondo avuga mu ndimi. When he was doing his traveling, he was praying in tongues. Mu gihe abaga agenda muzangira abaga agenda mu, because he was trusting the Holy Spirit to pray through him. Kubera ko yizeye neza ko Mwuka warimo kumusengeramo. And because he was praying continuously, kubera ko yahoraga asenga buri kanya, that is why he could say, I thank God that I pray in tongues more than you all. Niyo mpamvu avuga ati ndashimana yuko mbarusha kuvuga indimi zitamenyekana. I'm telling you, it is a benefit to pray in tongues. N'umugisha ukomeye kuvuga mu ndimi. It blesses your life. And it prepares you to be a blessing for others. So please don't throw it away. Don't put it on the side. But go back in the scriptures. Study again. And let the Spirit of God fill you. If you are not yet speaking in tongues, let it be your portion. I know testimonies of many people. I'll give you two. People that I was able to help. The first one is a young man one day who came to see me. And he was telling me how his life of spiritual life was, it felt empty. At first I didn't know what was going on. I thought maybe he had committed sin. But then when I spoke to him, the Spirit of God revealed to me that he was not yet baptized in the Holy Spirit. So I asked him, have you been baptized in the Holy Spirit? He said, no, that hasn't happened to me. So I took time, we prayed together. So long story short, he was baptized in the Holy Spirit and he started praying in tongues. He was so joyful. The following day I called him. I said, how is it going? He said, Pastor, my life is different. I woke up in the morning today. I started praying from 5 o'clock up to 9 o'clock for 4 hours. I couldn't stop praying. I was praying and I feel power. He told me my life is different. And I knew it was because of that praying in tongues. The second example is another lady. One time I was preaching here in Kigali. Because it was new to her, all she was doing was taking notes. She was taking notes. And then one time she at home by herself, she gave the testimony later. She said she went back to the scriptures. She started reading and she started meditating. When she saw that it was scriptural, she took a time and started praying. In her house, she asked God, fill me with your spirit. And she said, I want also to speak in tongues. She said while she was praying, it happened to her. She was filled with the Holy Spirit and she began to pray in tongues. And she said it was an amazing experience. Remember, Konso gave you her experience. I know my experience. I was telling you, Konso was witnessing. I used to be shy. In fact, I couldn't be able to stand in front of people. But I'm telling you, when I take time to pray in tongues, pray in the Spirit, I literally can feel how it's charging me. Even my life for prayer is different when I pray in tongues. And I do it on a regular basis. I do like the Apostle Paul says, I pray in tongues and I pray with my understanding. So I take time to worship God with my understanding. And then I worship God with the tongue.
tongues. So I pray for you right now that even as you are hearing the word of God, that as you open your heart, that the Spirit of God will fill you, and this praying in tongues will be a reality in your life. So we're going to take a time and close and pray. First of all, I want to give again an opportunity to anyone who is listening. The most important thing is for you to connect with Jesus Christ, to surrender your life to Him, because Jesus is the reason why all this is possible. Without Jesus and without His sacrifice at the cross, we won't be saved, and we won't partake of the Holy Spirit. So the first step is to acknowledge Him and to surrender your life to Him. So we're going to pray, and if it's you in this situation, I want you to repeat this prayer after me, and in closing I will pray for those who have not yet been baptized in the Holy Spirit. So I'll ask you to repeat after me. Say, Lord Jesus, I acknowledge you as my Savior, because I'm a sinner and I need you. Save me from my sins. I surrender my life to you. Be my Lord. Lead my life. I want to live for you and live by you. And fill me with your Spirit. Let me pray. Father, I thank you for those who have surrendered their lives to you. But I pray also for those who have never experienced the baptism of the Holy Spirit. As they open their heart, O Lord, I pray that you fill them with your Holy Spirit. You say that in the last day you will pour out your Spirit upon all flesh. You said to the disciples, stay in Jerusalem until you are filled with the Holy Spirit. So Lord, I pray, fill your people right now. Fill your children right now. Let it overflow within them. Let the rivers flow right now. And let them experience even the speaking and praying in tongues. In the name of Jesus, I break anything that may be holding them. And Lord, I speak freedom in their lives. Because your word says where the Spirit of God is, there is liberty. I speak freedom in their lives from every bondage of the enemy. Let your anointing break every yoke. I speak freedom in their lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. Continue to meditate the word of God. And let the Holy Spirit continue to lead you. God bless you.